bakamushinja bikarangira ufunzwe ufata umwanzuro wo kubica. अदालत के सामने तुम अपने ibyo byaha byose warabyemeye na kimwe wigeze uhakana? या तुम्हारा वकील hari ikindi waba wifuza kubwira urukiko cyangwa se ngo avoka wawe ना चाहते हैं akibwira urukiko? dore umugabo ngaritegereza, umugabo ngo yemeye ibyaha byose. kurikira unarebe, umugabo yazunguje umutwe. dore umwavoka we disi nawe ngo biramurenga, nta kindi mfite cyo gukora. लोगों पर गौर करने के बाद nyuma y'ibimenyetso byose byashyikirijwe urukiko, turebye mu ngingo 310 110 के तहत सबूतों को मिटाने gushaka guhishira ibimenyetso, छेड़छाड़ करने सेक्शन 307 wareba mu ngingo 307 के तहत कत्ल के प्रत्यक्ष ubwicanyi wakoze ako kanya ndetse n'ubundi bwicanyi ndengakamere wamanje gutegura या अप्रत्यक्ष nyuma ukabushira mu bikorwa, अदालत ने फांसी wa mugabo we uhawe igihano cyo gupfa. dore umugabo ngo baramukatira, bakamukatira urwo gupfa. रुद्रप्रकाश रामकृष्ण राव को फांसी urukiko rwanzuye yuko Ramakirishina की सजा सुनाई। agomba kumanikwa mpaka apfuye. इस फैसले से खुश है। abaturage ndetse n'izindi nzego bakaba bishimiye umwanzuro w'urukiko. tugarutse kwa muganga sasa, ni amakuru ari kunyura kuri televiziyo. kurikira unarebe, mana yanje, kwa muganga hari umukobwa uriyo dore ngaramererwa nabi. za filime z'ubwanjye mbarabayobera ni nayo ijambo kurindi. heartbeat fast हो रही है. umutima urimo uratera cyane, mugende muzana inshinge. bigenze bite kubera iki arwaye bitunguranye? जल्द कोर्ट फांसी की तारीख मुकर्रर। urukiko rukaba rwatangaje yuko ruzabamenyesha umunsi bazamanikiraho uyu mugabo. iyo televiziyo muyizimye, ni umudogiteri uri hano sasa. dore umugwayi sasa nawe ngarahita atuza. heartbeat ऐसे ही नहीं बढ़ी. uyu mukobwa yaratangiye kumererwa nabi Newson. bitewe nuko yari yumvise bari kuvuga uburyo bazica se. kumbe wa mugabo uri muri gereza, uyu mukobwa uri kwa muganga n'umwana we. ndimwongere kwatsa iyo televiziyo habe na rimwe. uyu mukobwa byagenze bite? kubera iki se ari muri gereza? uyu mukobwa akaba ari kwa muganga. urasobanukirwa? mbaramayobera ni nayo. dore umugabo muri gereza yihebye. यदि को फांसी की सजा होती umwavoka wawe yagiye mu rukiko yaka uburenganzira cyangwa se uruhusha rumwemerera kuza guhura nawe. किल कोर्ट से स्पेशल ऑर्डर्स ले kandi urabizi ni ibintu bitemewe kuba umuntu yapfa guhura n'umuntu ufunzwe ariko yarakatiwe urwo gupfa. ntabwo bipfa gushoboka. arifuza kuvugana nawe. wa mugabo we, niba ushaka gupfa लटका देंगे तुझे। humura, uraza gupfa kandi uraza gupfa umanitswe. बेटी की भी लाइफलाइन काटने के लिए gusa nubwo uraza gupfa umanitswe wa mugabo we, बस एक चुप umenye neza yuko umwana wawe w'umukobwa nawe azicwa n'igitutu cy'abantu kubera ko bazagenda bavuga ko se yari umwicanyi. ibyo bintu ubyibuke ubwo uraza kuba uri kuvugana n'uyu mwavoka wawe. dore umwavoka nka Rabiodisi, uyu mugabo batubwiye ko yari akomeye mu bihugu bitandukanye, yakwirakwije icyo bita ikoranabuhanga. bya bindi bavuga ngo ubuzima bwa muntu ni uruziga, ariko dore umugabo ari muri gereza. nyakubahwa, kubera iki wemeye ibyaha byose kandi ndacana kimwe wakoze? ubuzima bwawe wabukoresheje utabara ubuzima bw'abantu benshi cyane. ntabwo wapfa kubura ubuzima bwawe guca, ntabwo byaba binyuze mu mucyo. ndakwinginze akirasenya kuri izi mpapuro, twongere tujurire tuje mu rukiko tujye kuburana busha. ubuzima bwanjye kano kanya ntacyo bumaze. mbangayikishijwe n'ubuzima bw'umwana wanjye w'umukobwa. umugabo afite agahinda, umugabo bamukatiye urwo gupfa, bagomba kumumanika. dore umugabo ngararira. ndakwinginze genda, avoka ndacu utakoze igendere. basi dore avoka ngarahaguruka sasa na ibintu bikamurenga. kumanika amaboko bitewe n'ibi bibazo urimo. abayobozi bakomeye mu gihugu ndetse n'abacamanza bakomeye bashobora kwemera yuko uri umunyabyaha, ariko imana yo mu ijuru ntabwo yabyemera. ntabwo imana yo mu ijuru yabyemera. imana ntizahitamo guceceka kwawe. niba ari mwiza yagusubiriza, cyangwa se niba ayo marira uri kurira azamanuka nka tsunami. एक दिन तलवार बनकर उभरेंगे, खुद को कमजोर मत समझिए सर। uko byagenda kose imana ntizakurengera, ntizafata umwanzuro w'ibizakubaho. to avoka nawe nuko yamubwiye za filime z'ubwenge. DJ Salich, DJ Mwanya, DJ Judge, mubabwire ko nagarutse mu kazi. komi number 1 ukamenya ngo ni ku bufatanye n'ubumwe n'imbaraga musanze. banyita mudasobwa
mudasobwa mugasobanuye abanzi muranzi ntabwo ngereranwa nababwiye ko noherezwe n'Imana ijambo kurindi agahinde kamwe karangira sasa ibyo byose bimaze kuba tugaruke sasa mu nyubako ya chief minister ahantu bise muri Andanapoli sasa abanyarwanda kugira ngo musobanukirwe mwihanganire pose niba kubwira ngo chief minister kugira ngo byumve neza umupatenga meya mu gihugu cy'Ubuhinde kubera ko chief minister abayoboye leta imwe murabizi igihugu cy'Ubuhinde